Ikaze kuri Jado Creator TV, turaganira ku bimenyetso bigaragara mu kiganza, aho usanga ikiganza kimwe kirimo inyuguti ya M ndetse ugasanga ikindi kiragaragaramo igice cy'ukwezi ndetse rimwe na rimwe ukabona hari n'ufite ukwezi mu ntangiriro y'urwara, kuri urwara rw'igikumwe ruba rurimo rumera ukabona harimo hishushanyijemo ukwezi. Ibyo byose rero bifite icyo bishushanya, biba bifite icyo bisobanura. Ubundi mu kiganza cy'umuntu habamo imirongo igaragara cyane igera kuri ine, hari uwitwa fat line, hari uwitwa life line, hari uwitwa head line, hari n'undi witwa heart line. Iyi ni imirongo ahanini ifite icyo ibishushanya ndetse n'abantu ba kera urabizi ko kera nta bintu by'ikoranabuhanga byari bihari cyane ndetse na tekinoloji yari nkeya, ariko wasangaga nk'umusaza ashobora kukureba mu kiganza akaba yakubwira ibizakubaho, akaba yakubwira ubuzima bwawe uko buhagaze ndetse waba unafite uburwayi runaka akaba yareba mu kiganza akaba yakubwira ngo aha ngaha urarwaye cyangwa se aha ngaha ndabona uri muzima. Ibimenyetso rero ko ari bitatu, ubwo ni ikimenyetso kigaragara mu biganza byombi ubihuje, ukabona hishushanyijemo ukwezi cyangwa se igice cy'ukwezi, hakaba hari n'igihe ubona mu kiganza kimwe hishushanyijemo inyuguti ya M. Ubundi inyuguti ya M mu bushakashatsi bukorwa ku isi, bavuga ko ino nyuguti ku muntu uyifite mu kiganza isemburiza money, marriage ndetse na miliyoneri. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite iyo nyuguti byanze bikunze aba ari umuntu watoranyijwe, ariko afite misiyo yo kuzagira ubutunzi, kuzagira amafaranga menshi ndetse kuba yanahirwa n'urushako, akubaka urugo rwe rugakomera. Aha ngaha rero uba usanga uyu muntu ahanini kubera iyo nyenyeri imuriho, kubera icyo kimenyetso kimuriho, hari n'igihe uwo muntu uba usanga bino bimenyetso byombi abifite, akaba nyine ari umwe abifite. Uwo muntu rero nubwo yaba atari yatera imbere, nubwo yaba ataragira icyo yigezaho cyangwa se nubwo ibyo bihishe muri we byaba bitaravumbuka ngo bigaragare, ariko byange bikunde aba azaba umuntu ukomeye, aba azaba umunyembaraga, aba azaba umuntu ufite urukundo, amarangamutima ndetse aba ari umuntu uzarangwa no guhanga udushya. Ugasanga rimwe na rimwe nibo bafite inganda, ugasanga nibo mbega bafite ukuntu bahiriwe. Abo bantu rero akenshi baba baraje kuri misiyo, Imana iba yaramaze kubaha umugisha, yarabatoranyije baraje kuri misiyo. Ikizabikwereka uwo muntu naba ari mu kazi ahantu runaka, uzasanga ahura n'intambara zitandukanye, uzasanga bakunda kumurwanya, arwanywe n'abantu batandukanye. Kubera iki? Kubera ya nyenyeri wa muntu aba yaravukanye, kandi akenshi usanga nawe ubwe ntabyo azi. Iyi nyuguti ya M rero ifite nanone icyo isemburiza ku bijyanye na elema zigize isi, elema zigera kuri enye ndetse n'indi ya gatanu. Ubundi habaho elema enye ndetse n'indi ya gatanu ariyo yitwa spirit. Elema ya mbere rero
ni umwuka, elema ya kabiri ni ubutaka, iya gatatu ni amazi ndetse n'indi ya kane yitwa umuriro. Izi elema zose uko ari enye ni ukuvuga ngo iyi emu isimburiza amazi kandi amazi murabizi yuko ari ubuzima. Amazi ni ubuzima, n'iyo tugiye kureba imirongo igize ikiganza cy'umuntu, iriya igaragara cyane uko ari itatu ariyo yitwa lifeline, umurongo ugaragaza cyangwa se umurongo w'ubuzima, hakabaho na headline, umurongo w'ubwenge ugaragaza ubwenge, umuntu ufite ubuhanga, ndetse n'umurongo witwa heartline, umurongo ugaragaza ko umuntu afite amarangamutima, afite imyifatire igaragaramo cyane urukundo. Iyi mirongo rero uko nyivuze uko ari itatu niyo usanga ihura igakora ikimenyetso cya emu. Emu ikaba isemburiza amazi, amazi akaba asemburiza ubuzima. Urumva ko ni ikintu gikomeye, ni ikintu gifite imbaraga nyinshi cyane kandi ntabwo gikunda kugaragara kuri buri muntu wese. Hari aho usanga ya nyuguti ya emu itagaragara neza, hari aho uba usanga noneho yishushanyije neza cyane nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku mafoto. Reba nk'aho ngaho urabona ko iriya nyuguti igaragara cyane, hakaba n'aho uba usanga iba itagaragara cyane. Ni ukuvuga ngo rero iriya nyuguti ya emu isemburiza ubuzima, isemburiza imbaraga, isemburiza amarangamutima ndetse n'ubwenge n'ubuhanga. Umuntu ufite umurongo aba ari umuntu ukomeye cyane, byanze bikunze aba afite misiyo ikomeye, aba afite icyo azagezaho abantu gikomeye, aba afite icyo azamara gikomeye. Uba usanga mu mibereho ye aca mu bikomeye, anyura mu bikomeye, ariko ukajya kubona ukabona arahiriwe umunsi umwe abaye miliyoneri. Nawe wajya umureba ukajya wikanga ukavuga uti uyu muntu ndibuka yari ameze gutya ariko reba ukuntu ameze. Icyo gihe rero umuntu aba yarahamagawe. Hari igihe nawe rimwe na rimwe iyo ibyo bintu atabisobanukiwe, nawe atamenya uwo ari we uwo muntu, ariko nubwo yaba atiyizi ariko sosiyete ye, hari ukuntu sosiyete arimo imumenya, kabure nubwo nabo bataba bazi ibi byose cyangwa se baba batazi simbole zimuriho. Hakaba rero nanone n'ikimenyetso kigaragara cy'ukwezi. Uyu muntu w'ikimenyetso cy'ukwezi, uyu muntu aba ari umuntu nanone wamurikiwe n'Imana, yaratoranyijwe. Ni ukuvuga ngo aba afite ukwezi, mbega aba afite urumuri muri we. Uyu muntu arangwa n'urukundo, uyu muntu aba arangwa no kuba ari umuntu w'umugisha, aba afite ukuntu ari umunyamugisha. Hari rero n'ikimenyetso cy'ukwezi kigaragara ku rutoki rw'igikumwe, uba usanga uyu muntu afite ukwezi. Uyu muntu rero nawe aba ari umuntu uzagira amafaranga iyo icyo kimenyetso gihora ku rutoki rwe. Aba ari umuntu uzatunga amafaranga menshi cyane ndetse rwose akaba yayahorana, akaba umuntu ukomeye. Ngira ngo muri kubibona ku mafoto ko hariho gucaho amafoto agaragaza
buri kimenyetso cyose twagiye tuvuga, buri kimenyetso cyose cyagaragajwe. Rero umushya kuri Jado Creator TV yakora subscribe, agakora share, agakora like, agakora comment, nimba iyi video mwayikunze mukande like kugira ngo tujye dukomeza tuganire cyangwa se video dukoze zibagerereho ku gihe ndetse na YouTube channel ibashe kuzibagezaho kare kandi turabakunda cyane, Imana ijye ikomeza kubaha umugisha.